kuririmba umwirabura byabaye ibintu bikomeye yirirwa ashwana n'abakinnyi ashwana n'abafana. Perez yaramuhamagaye aramubwira ati ndakumva urugamba uriho nk'umuntu urarwanira uburenganzira bwo gufatwa nk'ikiremwa muntu, simyanze sinabihakana, ariko uburyo ubikoramo nawe uzagutera abanzi benshi kuruta. Aramubwira ati impamvu ni iyi ngiyi, niyo mpamvu cyagiye mwana naturikaga karira. Yaramubwira ati uko ukomeza kugenda ubyagrava abafana b'amakipe duhanganye babihindura impamvu koko nawe yo gukomeza kukwagresa. Uko ukomeza kugenda uterana amagambo n'abakinnyi ushwana n'abafana ukuvuze wese subizanya naye ku ma social media, ngo ukurushaho kubivugaho kuko abafana baba bashaka kugukora ubundi niyo target ya next match n'ubundi abantu barabata ubwo rero biriya bimukoroga reka natwe tumukoroge nikuriki. Aramwe ati cyo bimara niki none ukurushaho kugenda uvuga ngo muri Espagne habironda ruhu twebwe na Real Madrid ntabwo udukorera neza kuko muri Brazil ubugiye abana baho ngo abana ntimuzaze muri Real Madrid dore narahabaye ariko nafashwe nabi. Rero ikiza sinshaka kuzongera kubivugaho no kugira amakoments wowe ubikoraho, wowe genda ukine umupira niyo azajya yagira umuntu kurenganya abo umukinnyi abo umufana w'ikipe duhanganye. Twe nka Real Madrid tuzajya turega ikipe tuharanira uburenganzira bw'umukinnyi wacu, apana we gusa n'uwivugira wirugira urugamba rwawe wero duhe nk'ikipe. Perez kugira ngo mbe influence afite ibyo binakimara kwimubwira abafana bakurikiye na aba Valence Mestala bararirimbye indirimbo zironda roho pe baramutuka. Match yakurikiye Perez yari yamaze kurega muri Liga bahise bababaninga gukina n'abafana bari mu stade. Bihita bitera ubwoba andi makipe ahita abwira abafana babo hakiri kare kuko bazi influence ya Perez. Bavuga ati murabona ibintu bibaye kuri Valence muri kipe zazombye amafaranga menshi banabuze nka miliyoni 2 z'amayero baho kuri influence fees amafaranga ku kibuga. Bavuga ati murabona ibintu byabaye, umuntu uzahirahira kuririmba indirimbo ituka umukinnyi ku bijyanye n'ibara ry'uruhu agatuma baduhana ko nta mufana wacu bwemererwe kwinjira kuri match kurikiyeho, uwo mufana tuzamubaninga ubuzima bwe bwose atongeye kureba match yacu. Abafana bahita batuza baraceceka. Ni natureba abantu bajya bavuga muri championnat y'Ubutaliyani bayinenga rero baravuga ngo nta ngamba zifatika zifatwa, umukinnyi aratukwa igeze kubona nka AC Milan nawe tukamike menya akava mu kibuga hanyuma nka Mayor Udinese aho kugira ngo afate ibyemezo bikakaye akajya kuri Twitter akandikishwa ubuntu ngo isumugi wironda ruhu ngo ibintu ntibyari bikwiye ngo twifatanyije n'abayike menya ngo tumuhaye ngo citizenship y'abantu umuntu afite citizenship y'Ubufaransa uramuye y'Ubutaliyani y'Ubutaliyani ya Udinese babireba ukabona abantu babifashe Austria bakakigira ikibazo cyabo bakemura. Anyways, Lorenzo tumwenye minota nk'ibira binyuremo indi mikino yabaye kugira ngo twakira rugamba. Yabaye ndavuga abandi bihugu bikomeye kuko nko ku munsi wo kuwa gatandatu abandi nabo barakinnye ubwo nk'Iburayi urebye neza ndabona nk'ikipe y'igihugu Espagne yanyagiraga Irlande y'Amajyaruguru ibitego bitanu kuri kimwe bari kwitegura nyine Euro. Ni imikino y'inshuti nyine ibihugu birimo gukina harimo nka Pedri yatsinze igitego mu by'ukuri gusa bahise banakora nyuma y'match bahise banakora liste ya nyuma y'abagomba kujya mu Budage bahise bakora liste ya nyuma. Nabonye abana batonga Kubarsi yahise asigara bahise bamuvanamo aho Kubarsi azakina imikino Olympique baretse rero kumujyana muri Euro kugira ngo batamutera umunaniro. Abandi nabonye hari umusore witwa Alex Garcia nawe wasigaye ariko bavuga ko abakinnyi bajonjwe batazajyana mu Budage ni abakinnyi bazajya mu Faransa gukina Euro. Hanyuma rero igihugu kindi ni igihugu cya Denmark nacyo kirimo kwitegura. Denmark yatsindaga Norvège ibitego 3-1 ya kipe nyine ya Haaland ikomeje kuba kasamutwe iratsindwa mu mikino ya gishuti gatsindwa muri competition. Norvège yabuze kipe ikomeye byaranze Ubirigi nabwo bayitwaye neza cyane kwa gatandatu ibitego bya Lukaku ndetse na Trossard bafite kipe neza cyane mu by'ukuri imbere no hagati ariko nyuma akagira ikibazo cy'abadefanseri basa mu by'ukuri n'abatari ku rwego rwiza ariko imbere bonaga Jeremy Doku ku ruhande rumwe n'uruhande Trossard Kevin De Bruyne nyuma Lukaku ne kipe abona ko mu by'ukuri ikomeye ishobora no kuzitwara neza muri Euro 2024. Hanyuma nubwo ku munsi w'ejo Ubutaliyani bwo bwari pimaga nabwo buri muri Euro. Abataliyani
bakinaga n'ikipe y'igihugu ya Bosnia Herzegovina igitego kimwe cya David Fratesi cyatumye Ubutaliyani butsindiye match. Ubutaliyani budafite ekipe ikomeye pe, nubwo Ubutaliyani bworoshye buriho 11 ntumenye aho bava. Erega umva nk'aba 11 Donnarumma Nizamu Buongiorno muri axe central n'uwitwa Carafiori n'uwitwa Matteo Damian, iyo ni defense ya batatu niyo back 3. Impande Andrea Cambiaso no bita Raul Villanueva bakina muri Inter Domira bombi bakinye rwose ndakomeye. Jorginho hagati no bita Nicolo Fagioli, hanyuma David Fratesi watsinze igitego, Federico Chiesa ndetse na Gianluca Scamacca. Ntabwo iri ku rwego nyine uhambaye cyane, ntabwo ari ekipe avuga ko iri mu favorito. Ikintu bafite bari kubaka, urebye groupe yabo abenshi ni bato, nicyo kintu urebye bari kurwana nacyo. Bari kurwana no kugira ngo groupe bafite bari basunika wenda nk'imyaka yindi nk'itatu ine, bano bakinnyi bavuyemo abakinnyi beza, niko nabivuga. Bafite amaklube atari mabi, nugerageza kugenda ureba Lorenzo ahantu bakina. Donnarumma ejo bundi Ancelotti babashije kuri Ero bamaza particularly ku gihugu cye cy'Ubutaliyani, aravuga ati usibye Donnarumma niwe wadi class player dufite, ati nta wundi abandi bose abakinnyi basanzwe. Arabyemera abishingira kuri uburyo basanzwe. Defense yitwa Alessandro Buongiorno akina muri Torino, ikintu usanzwe cyane. Riccardo Carafiori ati 25, ubwo urumva ni umuntu ugifiteho nk'imyaka ingahe yo kubaho. Carafiori akina muri Bologna afite 22. Matteo Damian akina muri Inter Milan, we ni umusaza afite 3 niyo n'ugenda. Raul Villanueva afite 20 akina muri Torino, urumva. Andrea Cambiaso akina muri Juve afite 24. Nicolo Fagioli akina muri Juve afite 23. Jorginho muri Arsenal, we nawe ni mukora afite 32. hanyuma David Fratesi akina muri Inter Milan ariko ni ntizanyo afite 24. na Federico Chiesa wa Juve afite 26. na Gianluca Scamacca afite 25. Urebye abakinnyi bafite imyaka 30 muri no groupe ni babiri gusa. Ni uyu musore Damian ndetse na Jorginho. Ariko nabonyemo Gatti wa mushiti wawe. Federico Gatti ntabwo ari ku rwego, ntabwo ari umukinnyi, ntabwo ari umusitata no muri Juve ntabwo ari umu Federico Gatti no muri Juve ntabwo ari umusitata. N'abafite n'abandi bana bitwa ba Giacomo Raspadori imyaka 24, rutayizamu wa Inter Dome wa Napoli. Ni groupe bo abataliyani uko bari kubivuga, nagiye ndeba uko bagiye babisesengura. Bavuze ngo ukurikije imyaka bafite n'abakinnyi batakwitegwa muri ino Ero, ngo bategereje muri mondiale ndetse ngo no muri Ero izakurikira, ngo bamaze kugera mu myaka 28 27 se nicyo kizaba ari kiza twabagira icyo. Ubufaransa bwo kwizigira bwakinaga match ya kabiri ya gicuti, buryo bateye match rwose zihuse, ngira ngo umukino rero kari bakinnye n'ikipe y'igihugu ya banganyije na Canada ariko baheruka gukina na Luxembourg. Babanje gukina na Luxembourg ejo rero ku cyumweru bakinnye na Canada. Match ya kabiri umutoza yari yongeye guhindura, Mike Menyero yari yaje mu izamu nk'umuzamu wa mbere, hanyuma Salibano Upamecano ni axe central. Umutoza yagerageje kuko ubushize match ya Luxembourg yari yakinishije Upamecano na Konate, ubu yazanyemo na Salibano, nabwo bongera gukora clean sheet, nubwo batatsinze ariko bagize clean sheet. Hanyuma Theo Hernandez na Jules Koundé ku mpande, ubwo yarimo aragerageza Kante na Kamavinga, kubera ko uwitwa Chouameni ntabwo agaragaruka neza, sezarangiye afite akantu k'imvune kataragira neza. Ubushize yari yagerageje Kante na Ndera, ubushize yari yakinishije Kante match zo bazibanjemo kwa. Ubu ngubu yagerageje Kante na Kamavinga. Kuri match ya Luxembourg yari yakinishije Ngolo Kante na Youssouf Fofana na Griezmann. This time yari yakoresheje Kante na Kamavinga, hanyuma n'ubundi imbere yabo gato hari Griezmann, Marcus Thuram, Ousmane Dembele ndetse na Olivier Giroud. Ubona ko kambe mu equipe nziza iragenda ibikora neza cyane, biteguye Ero. Ubudage bwo ntabwo ibintu birimo kugenda neza cyane, ntabwo rwose imyiteguro irimo kugenda iryoha. No kureba rero ko baza kwitwara muri imikino yindi mbere yo berekeza mu gihugu. Argentina nayo yatsinze Equateur kimwe kose. Donc Ero izatangira 14 bivuze ko ni iminsi 3 iminsi 4 bagatangira. Reka twinjire mu Mavubi yacu, ari kumwe na Rugangura Axel, ariko tubanze twumve ejo bakoze imyitozo Mutsinzi Ange Jimmy baramuganirije. Reka tubanze twumve icyo Mutsinzi Ange yatangaje na vice president wa federation, ubundi tugaruke twakira Rugangura tubwire ko baramutse muri Afrika y'Epfo.
umunsi wa mbere navuga ko ugenze neza, ikibuga cyari cyiza, mood yari nziza ku bakinnyi, urabona ko morali ihari, imyitozo yagenze neza. Navuga ko twakiriwe neza, usibye wenda klima yahindutse, ariko ibintu bisanzwe hano twasanze hameze nk'ahakonjeho bikeya, ariko twahise twakira klima neza, urabona morali irahari, ibintu byose navuga ko bimeze neza. Urebye imyitozo twakoze uyu munsi wabona ko ari imyitozo myiza, irimo imbaraga, irimo ubwitange, nk'uko umutoza yabivuze kuko igice cya mbere ntabwo cyabashije kutugendekera neza, igice cya kabiri twitwaye neza nubwo tutabashije kubona ibitego. Ubu rero gahunda ihari ni ugukomereza match hari, twiteguye ko tuzatangira nk'uko twarangije match nyuma twakinnyeho, kuri hari ni ugukomeza dushaka gutangira twataka ekipe tukareba ko twabona amanota atatu. Icyo navuga, iyi klima ni nziza kurusha wenda iyo twakiniyeho ubushize kuko hari hashyushye cyane, abantu bagiye kurangiza match barushye nubwo twari turi kwataka. Navuga ko iyi klima izatwongerera imbaraga, ko ntabwo tuzaba tudatanga imbaraga dufite, tuzongeraho ahubwo bitewe na klima izadufasha kugira ngo tubashe kwitwara neza. Icyo navuga ni uko ari abakinnyi beza, mwarabibonye bagiyemo baradufashije, barushijeho kwataka. Navuga ko ari abakinnyi bazadufasha cyane. Uretse imbeho ubona irimo no kuvuga no gutuma mvuga nshyize amaboko mu ikoti, nuko imbeho hano itandukanye naho twari turi, aho twari turi mu by'ukuri muribuka ko hari hashyushye, abantu bashobora no kugenda bambaye t-shirts n'iki, ariko hano hari imbeho. Ariko mu ncamake mwuka muri ekipe umeze neza, birumvikana match kiba urugero nkanjye by'umwihariko ndetse na SG twagiye kubona n'abakinnyi muri local, birumvikana bose bari bababaye, natwe of course nawe wari wishimye, ariko icy'ingenzi si ukubabara gusa, ahubwo no kwigira ku makosa aba yarabaye kuri match ya mbere.